Tutasimama kwanza ibada yetu katika jina la Kristo. Zaburi 121. Zaburi 121. Tunasoma mizina Kristo. Tuda maso yanje ku misozi, gutabarwa kwanje kuzava he? Gutabarwa kwanje kuzava ku Uwiteka uremye ijuru n'isi. Azakundira ibintu bya kwiteguza, tatawunikira, dore urinda abasinzi, ntazawunikira kandi ntasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amaza n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Mwuka w'abagema arayobora isengesho. Mwuka w'abagema ataongoza ombi. Turagushimiye Nyagasani bashobora byose. Nejejwe n'uburyo ukizigamye ubugingo bwacu, ukizigamye ubugingo bwa bene data n'abashiki bacu. Aya masaha bakaba bahagaze imbere yawe bagushima yuko ari amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka nyemerera tugushimire abashoboye bakuvugiriza impundu. Ineza yawe nituma tudashiraho, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Dawidi we aravuze ati reka muririmbire kuko ari ushobora byose mubyeyi. Igihe mwami Imana utwemereye natwe tukabona amarembo akinguwe, tukaba tubonye uburyo bwo kugera imbere yawe. Uwiteka wakira ibitambo by'abera bawe mu izina ry'umwami Kristo. Amateraniro twatangiye mu izina ryawe kandi tuyasohoze mu ryo zina tubigusabye mu izina ry'umwami Kristo. Urakoze. Muri bibiri by'umubiri Twinjira kwanza. Rambo amasure yoni rapumra ngome kunani
Mungu wetu apewe sifa izina Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo umugaba w'ingabo, Yesu ndiye mkuu wa majeshi, hakuna mwingine analingana naye. tumushukurize bwe Namshukuru juu ya ulinzi wake, icyumweru cyose, atuchunga Ijumaa yote, tukaba tugarutse amahoro, kurudia tukingali salama. Mungu alituchunga apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Atuchunga ndani ya kazi, turinde mu mashuri, atuchunga ndani ya masomo, anaturudisha salama. Mungu hayo hapa milele. leta yarinze n'igihugu Na dutuyemo, chunga na nchi tunaishi ndani, twongeramo umutekano, juu ya kupata ndani salama. byose tubivana ku Uwiteka. Yote tunataka kwa Bwana. Uwiteka abidukoreye rero, Mungu alete nayo, izina rye rishyirwe hejuru, jina lake liinuliwe juu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Dufatanyije na mwene data dusabe Tunashiriki na ndugu dusabe kimwe kumshukuru amateraniro yo kuri uyu munsi, anayefunga mkutano wa siku tukaba ya leo, turi na bazima, kwamba katikati kigali Imana hai y'akayira Mungu ayishimiye ayishimiye izina ry'umwami wacu. katika njia ya Kristo. Dushimiye kuko itumera igisubizo, Anamshukuru Mungu kwa kuwa ni jibu kwetu. ababyeyi bari batwite, Wazazi walikuwa Imana mjamzito, yabaha amahoro, Mungu anatupumzisha salama, abana bazima, anapatia mtu hai. ntihabwe Ndiye icyubahiro. Mungu atupumzisha katika jina la Yesu Kristo. Mwene data ukanyuriza, Ndugu utamuliza, ashimira Imana ikinga amateraniro, anashukuru Mungu aliyefungua mkutano nawe akaba yabonetse, na kuwa naye anapatikana ndani. kandi ashimiye ko yamukijije Anamshukuru kwa kuwa aliponya ugonjwa alikuwa na starehe vibaya. ntihabwe icyubahiro. Ule Mungu atapewe sifa leo hata milele. asabira imigisha bene data n'abashiki bacu, Anaombea baraka wa ndugu na wadada zetu asabira abarwayi, wanaoombea wagonjwa. Imana ibahe imigisha, Mungu awabariki katika katika jina la Yesu Kristo. iwacu mu Kandori, Dada Mkandori ashimira Imana yatushoboje kuboneka mu materaniro, anashukuru Mungu aliyetuwezesha kupatikana ndani ya mkutano, tubonetsemo turi bazima. kupatikana tukingali hai. Imana ayishimiye mu izina rya Wewe Yesu. Mungu anamshukuru katika jina la Yesu Kristo. ayishimiye ko yamurinze mu rugendo, Anamshukuru kwa kuwa alimchunga ndani ya kugenda safari, no kugaruka kwenda na kurudi. byari birebire, Ilikuwa ni safari ariko ndefu, Uwiteka yamubereye maso, lakini Mungu alikuwa macho aramurinda, anamchunga amugeza hano amesha amahoro, mahali hapa iko salama. yamurinze mu mwuka no mu Aliyemchunga mubiri. ndani ya kiroho na kimwili. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Sifa ya Yesu Kristo. ayishimiye kandi Anamshukuru mara tena. yahaye bene data na bashiki bacu Amepatia wandugu na wadada, abana bazima. watoto wale hai. Iyo Mana yabikoze, Mungu alipenda hai. ihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Mana ni Ule imbaho, Mungu ahimidiwe. Imana ikomeye, Mungu mkuu, Imana ikora, Mungu anayetenda, Imana ifite Mungu imbaraga, anayekuwa na nguvu, ifite n'ububasha iko na uwezo, kandi ifite ubushobozi. tena iko na uwezo. Imana itagereranye, Ni Mungu aliye hai izina na ryayo ni Yesu jina Kristo. lake ni Yesu. Iyo Mana ifite imbaraga, Ule Mungu mwenye nguvu. yewe nawe dufatanye Mimi na wewe kuyihimbaza. tushiriki Ibyiza yadukoreye yahawe tudatinze, bila kukawa. tugahamagare umugaragu w'Imana kuvuka, Acha tuite mtumishi wa Mungu kumbuka, asabire ibice bitandukanye, aombee vipindi vinapita, kandi asabire n'igikoresho tena aombee na chombo, kugira ngo umwuka w'Imana kusudi Roho wa Mungu afate igikoresho natwe akamate tukamate, chombo nasi atukamate, kugira ngo duhurire n'Uwiteka tutalie na Bwana kwa chakula cha jioni izina ry'Umwami wacu. katika jina la Bwana Yesu Kristo. turagushimye turaguhimbaje data twese mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi minsi yose ishize, ukaba wemeye ko twongera kuboneka mu bikari byawe turi bazima. Abenshi twahuye n'ibisitaza ku buryo butandukanye, umwe satani yaduteye ibizinga. Mbere ya byose turakwinginze ngo ubanzwezeshe amaraso yawe. Uwiteka turaje dufite inzara n'inyota, Uwiteka turakwinginze kugira ngo tukigere imbere yawe, umanurwe nyagasani w'Imana no guterana natwe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kugira amatwi ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo umugaragu wawe ugiye gukoresha umusiga amavuta, umwambike imbaraga, maze data n'umusiga natwe dusigire kumva. Uwiteka ndakwinginze ngo dukore mu kirere cy'umubiri kugira ngo kirere cy'umwuka, maze tubashe kumva iby'umwuka bw'amatorero. Icyo twamaganye ni abadayimoni n'umwa satani sekibi, tubacyaje mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo basubize ikuzimu. Uze uganza hagati muri twe, uze nyagasani w'Imana udukire amatwi y'umubiri, maze uduhe amatwi y'umwuka, tubashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Naho ngwino tuguhaye ikaze hagati muri twe, uze wikorere nk'uko usanzwe ubigenza,
uwiteka kuko twambaje izina rya Yesu Kristo amen. Wakati umugaragu w'Imana tukichane Napokea mtumishi wa Mungu wa madhabahu pamoja na wa Mungu kuona peti na maneno ya Mungu. ikuzo na yaura ikuzo na yaura Tunamkije abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Watakatifu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukago shalom. Amahoro y'Imana abane nawe. Salama ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja na ninyi. Tuhaguruke dusome ibyanditswe byera. Simame kwa ajili ya usomi wa maneno ya Mungu. Kitabu cha Zaburi 139. Kitabu cha Zaburi 139. Niyo mwabonye turasoma dore ku murongo wa mbere. Kama mlifika tutaanza shairi wa kwanza. Tuze hepfo. Tushuke chini. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka waradondoye uramenya. Uzi imyicarire yanjye n'imyandikire yanjye. Umenyera kure ibyo nibwira. Kirondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye zose. Ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye. Ubu maze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose imbere n'inyuma. Wishyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira. Uransumba simbasha kukugeraho. Amen. Mbega amagambo meza. Ona maneno mazuri sana. Acha nirudi. Uwiteka warandoye uramenya. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenyera kure ibyo nibwira. Jirondora imigendere yanjye n'imiryamire. Uzi inzira zanjye kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye. Umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere. Ushyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira. Uransumba simbasha kugeraho. Amen. Twicaye turasoma Abafilipi. Tunapokaa tutasoma kitabu cha Wafilipi. Ibice bibiri.
wa 5 n'uwa 8. Sheria 5 ya 8. Abafilipi Wa Filipi ibice 2 sura 2 umurongo wa 5 sheria 5 ku wa 8. hadi sheria 8. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tunasoma kwa jina la Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, wo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, yatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Mwene data Mapendo arasenga. Ndugu Mapendo ataongoza ombi. Bwana mwenye upendo, Bwana mwenye fadhili nyingi, uliyetupenda bila sababu ulimpenda Ibrahimu bila condition, na ndio vile ulimpenda bibi harusi bila condition. Tunasema upewe sifa. Amen. Kwa ajili ya upendo wako ulienda msalabani, na kwa ajili ya huo upendo tunakusanyika hapa siku ya leo. Neno lako ndilo liliumba mbingu na dunia. Neno lako ndilo lilitenganisha nuru na giza. Neno lako ndilo liliweza umba kila kitu, na ndilo limesomeka kuja kulitafsiri Bwana. Naye alisema ni mwanadamu na wewe ni Mungu, na neno lako ni Mungu, asiwezi kutafsiri bali wewe kutafsiri. Sababu ulisema kwamba ni wewe ndio interprete ya maneno yako, kisha uinterprete kwa jina la Yesu Kristo. Ambaye atasikia asikie akisikizishwa na wewe, na ambaye atasema aseme akisukumwa na Mungu. Tupate faida ya kile kilichotuleta Bwana, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Uje mwene data tukumwe mu izina rya Yesu. Mwalimu pamoja na ndugu tuliko pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Salamu ya Bwana wetu Yesu Kristo awe pamoja na ninyi. Turanezerewe cyane Tunafurahi sana n'uyu mugoroba katika jioni ya leo bw'amagambo y'Imana tumaze kwa gusoma. ajili ya maneno ya Mungu ambayo tumekwisha kusoma. Iteka nahimbazwe. Bwana ahimidiwe. Nagize ngo munyereke ko mwishimye, Ibidi eti kandi mnionyeshe kwamba munyereke ko mnafurahi, mukurikirana, kwamba mnanifuata. kuko ijuru n'isi bizashira, Mbingu na dunia ariko ijambo litapita, ry'Imana lakini rizahoraho neno la igihe Mungu cyose. litadumu milele. Bene data bakuru, Wandugu wapendwa, turi mu minsi yo kugaruka k'Umwami Yesu, tuko katika siku za ariko kurudi kwake. n'ibibazo nabyo biracyari byinshi. Shida nazo zingali nyingi. Iyo umugeni yenda gushyingirwa, Bibi harusi kama yu karibu amakuru yo kumuca intege aba menshi, habari za kumzofisha zinakuwa nyingi. bagatangira bakavuga ngo bagatangira bakabwira fiyanse we, Anza kuambia mchumba wake Edayere n'umukobwa wasabye iwabo n'abarozi, kwao ni walozi, kugira ngo bace intege wa musore. wapate kuzofisha ule tiani. Redi ukuntu ubona ari umunyamwanda, Unakaa ni mtu wa ari uchafu, kwambara inguti ya 20, anavala jipi makumi mbili, no ku mugezi ntaherukayo, na kwenye mto umwanda uramwishe. chafu ni mingi sana. Urebye amabinga yabaye amabinga, Muone machafu yake alikuwa maze umusore nawe akamusubiza ati, jana naanza ayo mabinga ni nyiwa yakugutse. machafu ni mimi Niba yapenda. atari koga biramureba. Kama nawe Ushinzwe kumwohereza isabuni ni nge, anayehusika na ushinzwe kumwohereza amavuta ni nge, wanayehusika na ushinzwe kumusiga ni nge, kupaka ushinzwe kumwambika ni nge. Imana yadukunze muyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Nubwo intege nke zaba nyinshi, nubwo kunanirwa kwaba kwinshi, njye mfite umwami wangoye, njye mfite umwami wankunze, nawe yaragukunze, nawe iyo aduhamagaye ni hafi icyubahiro. Abo guteranya ntibazabura, kufarakamisha hawatakosa. ariko wongeye gusaba uriya mukobwa uri kureba ye. Lakini wenda kuchumbia ule msichana ukiona Abakobwa beza bafite imisaya msichana wenye kuwa na taya nzuri, inyoro, tujye gushaka igikorwa kisakuriye. unakwenda kuona msichana wa Umusore nawe ati, iyo nkibonye we kirindutira abakobwa bose bo mu isi. Imana yasize abantu bafite amashuri menshi, iraza iranshaka, ngewe wa burebure, ngewe
ndayishimiye iyo Mana itoranya ntihabwa icyubahiro ndayishimiye cyane nta makuru azamugeraho azatuma ubukwe butana kuko amaraso ye yayakoye nge kandi ujya ugomba gushyingirwa iyo Mana yaduhamagaye niyo gushima none n'iteka ryose mukomere mwihangane Yesu araje ibibazo birashira n'uburwayi buzakira n'abahitamye imigongo reka mbabwire ngo Yesu naza imigongo izagororoka n'abamaze kumera imvi n'abakaba bamaze kunama bari kugendera no ku kabando reka mbabwire ngo Yesu nahinguka bazaba abajene sabaga mu murayakumva nibangaye bishimiye kugaruka ku mwami Yesu waraza se ntarongora atakuja bila kuoa ngo yabaretse nkamanza nazana kagakobwa ngo yarikana murinzi muri Afurika Yesu naza Frere Frank yaratwandikiye ngo imbabazi zizahagarara nizihagarara ibintu byose bizahagarara iminota 30 dakika 30 ni iki kibaye ni kitu gani ambacho kimekuwa abari mu ndege abavuye mu ndege abari mu maduka abari mu ntambara buri muntu wese bizamukoraho kuko kuza kwe birasobanuye ngo imbabazi zivuye iwacu zigiriye mu Bisirayeli amen Yesu naza Yesu akija ibintu byose bizahagarara shima Imana ko nibihagarara n'uburwayi buzahagarara n'abakoze accident ahubwo ngiye mu nsengere kuko mama yari kwambuka umuhanda mama umbyara bisi iramukubita imuca akaguru n'akaboko ubu ari mu bitaro muri Yera Afurika kuri Goma abo kunsengera nanjye mu nsengere ariko Yesu naza uburwayi buzahagarara amagufa ntazongera gucika kuko uteza accident Satani imirimo ye izaba yarangiye ese murabikunze amen twari hamwe hara muri Uganda tulikuwa pamoja Uganda naye ndavuga nti nami nikasema ingoma hano zihindurije ngoma hizi harigiye kumudekarara bitashoboka wacha kudekara ahubwo reka bagiye hafi y'imiryango ye bamwe bari Gisenyi abandi bari Kigali abandi bari Goma wenda bagiye bamuba hafi none abaye ari kwambuka umuhanda bisi gopa bisi namupiga ariko muhumure lakini pole sana Imana iteranya amagufa yakirije uranyina wa gakuru hariho n'abandi bano bamanika amaboko bakavuga ati Yesu yarangije iyo mbonye ari Imana yakirije rero bitamenya ko Imana yacu ari igitangaza ishoboye byose irakomeye izina ryayo ni Yesu Kristo dusomye amagambo y'Imana Uwiteka warandondoye warandondoye Uwiteka warandondoye uramenya uzi imihagurukire yanjye uzi imyicarire yanjye Imana n'intege zawe irasize amen ibintu Rwanda nabyo byose byakunaniye Uwiteka Imana arabyitegereza uzi inzira zanjye najua njia zangu uko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye umenya rwose Uwiteka umuzi imbere n'inyuma zingira nyuma na mbele umuzi imbere n'inyuma ushyizeho ukuboko kwawe kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira kuransumba simbasha kukugeraho Uwiteka ahumugisha amagambo ye Uwiteka yaraturondoye ariko kurondora ni iki lakini kuchagua ni nini hariho kurondora ibiboze mu bizima nangwa se ukarondora ibizima mu biboze ariko mu yindi mvugo y'umuhanuzi yigishije yerekanye ko kurondora harimo inzira ebyiri
njia mbili. hariho kurondora gutoranywa, hariho no kurondora bita mu Giswahili ngo ni kupambanua. Kuvangura. Kupambanua. Hariho kurondora Kupambanua kujyanye no gutoranywa bakurondoye mu bandi. Hariho no kurondora mu Giswahili bita ngo ni kupambanua ariko kugenzura. Nanjye reka amaganiza amagambo meza yakoze ku mutima, nawe agukore ku mutima, agufashe mu rugendo, akubera akabando, ucumagirireho kuko Yesu araje. Turi mu minsi yo kurangiza umwaka, turi mu minsi yo kugaruka k'umwami Yesu. Nagize ngo kino kintu ugihereze agaciro. Umutima w'umuntu ni iki? Umutima w'umuntu umeze nka santrale, kama santrale ya maji. uko amazi amatiyo ajya kwa Kabagema, ayandi akajya kwa Tamuriza, ayandi akajya kwa Venuste. Iyo batemye byatiyo abandi ntabwo bagira ubwoba kuko ayandi matiyo ari kuvoma muri santrale. Ni ukuvuga ngo ufungiye umuntu amazi ukayafungira kuri robine ariko afite ahantu ashingiye, ibyo uri gukora byose ni ubusa. Nanjye nongera mbabwire ngo umutima w'umuntu uhwanye na santrale, umeze nka santrale y'umuriro. Muri iyo umuriro mucana, ibi byose biri kwaka bifite ahantu bishingiye. Aho ngaho bihavuye amatara ntayo mwabona, ariko muyabona kuko muri santrale iyo uwo umuriro urimo. Nanjye ndababwira ngo umutima w'umuntu ni santrale y'ibyiza, ni santrale y'ibibi. Umuntu aba mwiza abivuye mu mutima, kandi aba mubi abikuye mu mutima. Umuntu si imisaya, umuntu si imisatsi, umuntu si ukubyina, umuntu si ugutega amaboko, umuntu ni umutima. Haleluya! Ndabwira ngo Imana igenzura imitima, Imana irondora imitima, Imana igenzura imitima. Igenzura umutima wanjye, ikagenzura umutima wawe, ikareba umutima wawe. Uwiteka baramenye, Uwiteka barandondoye, uzi imyicarire yanjye, uzi imigendere yanjye, uzi imiryamire yanjye. Imana irondora, muyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana irondora umutima. Ntabwo biva mu kubyina cyane, ntabwo oya, Imana irakwitegereza ikarondora umutima wawe. Ntabwo biva mu guterana cyane kuko abenshi barateranye bagurisha umwami Yesu. Ahubwo Imana irareba mu kigega cyayo, muri santrale yayo, ikavuga iti hariya hantu biracyarimo. Urebye abarozi bose uko bangana ni abasore beza, basokoza neza, bazi kwisigazaho. Urebye abagabo bakora ibi mu maso y'Imana, agafata umuntu akamukubita inyundo, agafata umuhinja agakubita ku meza. Nabo bameze nk'abandi. Itandukaniro ni irihe? Ibiri mu mutima nibyo by'amakenga. Kabisa, ni kweli. Umutima w'umuntu ubitse ni igikoresho cy'ibyiza cyangwa se ibibi. Muri Luka ibice 6:40 hari kuvuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, ariko umuntu mubi nawe atanga ibibi bye abikuye mu butunzi bwe bubi. Ngo mbese umuntu yashobora gusoroma imbuto nziza ku giti cye, cyangwa yashobora gusoroma imbuto nziza, imbuto mbi ku giti cye? Umutini wakwera indimu?
none se umuzabibu wakwera inkeri nangwa wakwera imishuri nangwa wakwera ibindi bibuto buri giti cyose cyera imbuto ziri mu bwoko bwacyo n'imitsina yacyo niyo mpamvu ababi bazarushaho kuba babi ariko abeza nabo bazarushaho kubabagirana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu araje. Yesu araje ntiwatanga ibyo udafite. Yesu araje ineza yawe ntiwayibona niba itari mu mutima. Yesu araje amagambo meza ntabwo yakuvamo kandi waranzwe mu mutima haranduye. Iyo Imana iharebye hayitera iseseme ibirimo ibisohoka byose ni bibi gusa. Ndabwira bera ngo Imana igenzura imitima. Umutima w'umuntu umutima w'umuntu Bibiliya iratubwiye ngo nta kintu kiriho ku isi hakuna kitu chenye kwa ulimwenguni kishukana nk'umutima w'umuntu. unaodanganya kama moyo. Gushukana Kudanganya kudanganyiwa wala kudanganyiwa. gushukwa Kudanganyiwa. umutima w'umuntu Moyo wa mtu urashukwa gusumba ibintu byose. zaidi ya mambo kadhaa. Kandi iyo umushutsi Kama inamdanganya akora ibya none atitaye ku by'ejo, ko niko abapagani babigenza. Nanjye ndababwira ngo Imana igenzura imitima. Imana irondora imitima. Nirondora umutima wanjye, nirondora umutima wawe, nirondora imitima y'abateranye. Imana irondora imitima. anaipambanua moyo. Ninde muntu muri mwe Nani mtu ndani yenu wari wasanga bafashe umujura alikutana wanakishika mwizi bamwambitse amara y'ihene, ika utumutumu wa mbuzi bamuziritse ibifu by'ihene mu rukenyerero, ndani ya kifua chake. amaguru y'inka yatereye ku rutugu. Ese umurebye ubona n'igisimba? Ule si mtu kama nyama ya mtu Ntabwo asa n'abandi, afanane na wengine afite ubwanwa, na mandevu. birashoboka yambaye n'ikoti, birashoboka yambaye n'ikoti ryiza, ariko kuko umutima we Moyo wake urimo umujura ntabwo utunganye, bamwambitse ihene y'abandi kuko umutima we udatunganye. Imana irondora imitima. Bene data bakundwa, ndabaganiza amagambo ari kuvuga ngo Imana irondora imitima. Imana igenzura imitima. Umwaka utarashira Yesu araje narondora umutima wanjye, arondora umutima wawe. Kubera nkubwire ngo si kubw'indirimbo zawe, si kubwo guterana kenshi, ahubwo Imana izakwemera ihereye mu mutima. Ntabwo izakwera kwemera ngo haleluya. haleluya. Haleluya, amen. Oya, haleluya, amen. N'abasapake barabivuga. Watu wanasema Nubyina ugatega amaboko, pambana mikono ukabyina ukwaca ukikubita no hasi. Abasinzi nabo barabyina, n'abataraba Imana barabyina. Ariko ndakubwira ngo Imana irenga ku mbyino, ikarenga ku gutega amaboko, ikareba mu ndiba y'ikibindi, mu ndiba y'umutima. Ari kubyina bimurimo, ndani ya moyo kama agushuhuje bimurimo, ateranye bimurimo. Haleluya, ivuye imbere. Shalom ivuye mu mutima. ndani ya moyo. Haleluya, kugira ngo atazakubwira ngo haleluya shalom afite icumu ryo kugukubita mu gatuza. Ndani ya kifua Uko niko abantu ba none bameze. Arakubwira ngo haleluya ariyo baraye kukugambanira, akakubwira ngo haleluya yaraye kukunegura. Fulani muramuzi bwaca mu gitondo ngo haleluya. Ibyo nibyo byatumye umwuka baratinda kuza. wanakawa kukuja Mukabara ahantu hameze gatyo, mukabara ntabwo yaza ahantu hameze hatyo. N'imbaraga z'umwuka ntiwazibona mu gihe cyose ubwira umuntu ngo haleluya kandi mu mutima uri gusya amenyo. Ndabwira rero ngo hari Imana igenzura imitima. Niba turi kujya mu ijuru, kama tunakwenda mbinguni. Imana igukunze Kama Mungu anakupenda ihera mu mutima. naanzia ndani ya moyo. Ijuru uzajyamo Utaingia ni ijuru ry'abafite imitima ikiranuka. moyo kwa haki. Alebe muzabona n'ukanya amaboko ukazamurwa, bizaba bihereye mu mutima. Ntabwo ari amasengesho menshi. Imana igenzura imitima. Anayechunguza mioyo. Abantu benshi bazanye indirimbo basiga imitima. Wanaacha Abantu moyo. benshi bazanye kubwiriza basiga imitima.
bitera mu mutima. Niba uririmba ririmba biri bivuye mu mutima. Niba uterana terana bivuye mu mutima. Niba ukunda bene so bivuye mu mutima. Indyarya akabo kararangiye. Amateraniro y'indyarya ararangiye. Amateraniro y'imitima ishajaguwe niyo guteranira agezweho. Imana irondora imitima. Imana irondora imitima. Ntabwo Kayini ari umugabo mubi. Urebye Kayini asa n'abandi, ariko Yesu Imana kumubaza muri muna wawe ari hehe? Ni umushumba wa murumuna wanjye. Kayini asa n'abandi. Ntabwo Kayini afite ijosi rihengamye. Ntabwo Kayini afite ibirenge byacitse. Kayini yarameze nkawe, ariko umutima we wari wuzuye ibizina. Icyo cyatumye afata ubuhiri akubita murumuna we, arangije aragenda. Yabwira ngo amasaha y'indyarya, amasaha yo guteranira ku bicumuro, amasaha yagiye. Kuko Imana itazakuzuza ibyaha byawe, ahubwo izakuzuza izakuzuza kuko utabyihanye. Naho twese turi abanyabicumuro. Imana ishobora byose iturebere gusa amaraso. Kuko amasaha ageze ngo ikorane n'umutima wawe. Hajya muramuzi ngo Ananiya na Safira bazize kuko baceremaga buri munsi. Hari n'igihe wenda banazindukaga, ariko ikintu cyo bazize ni ibintu bigiriye inama mu mutima, barabitanga. Umugore arabyemera n'umugabo arabyemera. Bageze imbere ya Petero baravuga ngo niko bimeze. Umugore agiye guhinduka ati uhereye none ibirenge bivuye guhabwa umugabo wawe nawe ntibigutware, kuko umutima wanyu umutima yanyu yuzuyemo ububeshyi. Nongera mbwira abateranye, abafurere n'abasere, Imana yawe ni Imana irondora umutima. Abantu bose uzi b'ibihanganye nangwa se bakoze nabi, bari abagabo beza. Yuda se bamubikije amaturo, uri gutekereza ngo bari bamwiringiye. Baramusuhuza kuko ngo shalom frere. Shalom frere. Akanakuba barakakumaraho n'amagace gatanu n'icumi, ariko mu mutima ari kuvuga ngo yewe uyu mugabo umunsi umwe nzamutanga maze bamumanike. Urumva muri we yari afite umutima w'umugambanyi, kumbe Imana ikamumenya. Yesu akavuga ati muri mwe muraboneye, ariko ntabwo ari mwese. Kumbe yari azi uzamugambanira uwo ari we. Nongera mubwire ngo namwe muraboneye, ariko ntabwo ari mwese. Ijuru turirimba siko twese tuzarisimbukiramo. Amateraniro duterana siko twese dukunze ijambo. Indirimbo turirimba siko twese tuzikunze. Ahubwo Imana igenzura imitima, izi abazasigara, izi n'abazajyayo. Nongera mbwire ngo mu bazajyayo uwa mbere ninde? Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abazasigara byo simbazi, ariko abazajyayo ni njye. Nongera mbwira ngo Imana igenzura imitima. Yuda agurisha Uwiteka amaraso atariho urubanza. Hari umufurere wogosha, ni umufurere ufata Bibiliya, nyamara yibaga amaturo bakabireba. Yuterane nta kibazo. Mubare aya maturo niba ibya 10 murebe niba arangaye. Yuda akabara niba yarakururaga mu izijana, akurura ashyira mu mufuka. Mbaze amadolari 20 wenda bamurenze 300. Yesu akamureba, Yuda we frere wanjye muraboneye, ariko si mwese. Babanaga muzi, na hano abantu bazatugambanira Imana irabazi, n'abazatuma tudahabwa umwuka wera irabazi, n'abatumye hano nzema
impumuro yayo itagaragara muno barabizi baterana babizi baza kubaterana babizi yabwira bera ngo imana itondora imitima nidukize mu izina rya Yesu Kristo. Abazajyayo bahereye mu mutima, bahereye mu ndirimbo, bahereye mu gukubita ingoma, bahereye mu kwambara amakositime, bahereye mu gufata bibiliya. Genda umupasitoro no rero buranamati mbona n'abakozi benshi basigaye, mbona n'abakozi benshi basigaye bashigajwe n'iki babwiriza ibyo badatuye. Urabwiriza urukundo utarugira, urabwiriza amahoro utayagira, urabwiriza kuyamajya utabita kurimo. Umuntu atanga ibyo afite. Ndabwira b'Imana ngo hari Imana igenzura imitima. Amasaha bageze ngo irondora umutima wanjye, irondora n'uwawe n'uwabateranye bose. Yesu araje, umwaka urarangiye, undi uratashye. Imana irondora imitima, nirondore umutima wanjye. Bene data bakundwa, reka mbabwire ikintu kimwe. Nebukadineza bari beretswe yuko habonetse igiti kirekire ngo kigeza ku ijuru, hanyuma icyo giti gifite amashami, kandi ayo mashami ngo yugamagwamo n'inyoni zose n'inyamaswa. Hanyuma haza itegeko ngo kindi icyo giti. Iyo tegeko rimaze kuza, cya giti ngo kiratema, cya giti gisigaye babwira umuntu w'Imana bati fata n'icya gishitsi ugihambiranye ibyuma n'imiringa, hanyuma ukigeze aho hasi ugikomereza aho hasi, kizajya gitondwaho n'ikime n'urubobi kugeza igihe nzategekera. Nebukadineza umwami agira ubwoba, yumva agahinda karamwishe, aravuga ati ibi ni ibiki? Ariko nabona inzozi zimeze zitya. Agishidikanya, umuntu w'Imana araza ati rero uwo muntu wabonye bari gutema ni wowe. Ego nyagasani, Mungu wangu, ntiwaza kukubwira ngo mu bantu batazajya mu ijuru ngo ni wowe. Abakumaze w'imbaraga amabara akomangana aratenteburika. Baramubwira bati nyamara ushaka wakuzaho ibyaha byawe gukiranuka ahari Uwiteka Imana yakobo. Hashize amezi 12 bagiye babona umugabo muzima wambaye kositime, babona arahindutse, hajya agenda ari kurisha ibyatsi, agafata ibyatsi, intare igashira. Yanibaza nakura majani zamusize simba zimwacha namna gani? Intare zamusize simba zimwacha zimaswa muzima, mbona ni nyama kama zingine. Kandi Imana igikorera ubwenge, Mungu alifanya makusudi kugira ngo ibyo yagambiriye bisohoke. Mama alipanga ipate niko Imana yarabipanga, vile Mungu alipanga irabera Imana ngo ibyo byose byasohoye bisohora ku mwami Nebukadineza, mfalme Nebukadineza kama vile Mungu alipanga. Amasaha bageze rero, umugabo mwanaume waragiye yona nakwenda kubona kujama hamwe n'imbogo pamoja na nyati. Kwa kuliko imbogo zibyama, vile nyati zinalala zikaba ziricuye, zinatoka usingizi, zikabona zinaona bisewe n'uwe kandi sasa uni wa wapi ako zamwitegereza, lakini zinapomwona zikabona atari umuntu, zamubonaga mu nyamaswa kama munyama. Imana ishaka nibutse umuririmbyi umwe yaturimbishaga indirimbo ivuga ngo ndagushima Mana we ko wandemye umuntu, ntiwandemye nk'inka ngo ngendishe ibyatsi, wandemye nk'inkoko ngo ngendaho umwanda. Ndagushima Mana we ko wandemye neza. Bene waisho, bene unaweza neza kadera icyo kimwe gusa. Ndagushima Mana we ko wandemye umuntu, ntiwandemye nk'inka ngo ngendishe ibyatsi, wandemye nk'inkoko ngo ngendaho umwanda.
nabonye bigeraho ushaka kugira ikidendo ukagira ibirokoroko bakaba bakuriye ejo jana walikukula cya kidendo kitwariye kwa mwene data ni ukuvuga ngo ishatu warababaye bw'ikidendo ariko ndagushima mana we kubera wandemye neza ntabwo wandemye nk'inka wandemye nk'ikibata ahubwo wambaye amazuru ahubwo wambaye akanwa wambaye amaboko niyo mpamvu abantu batarimbira imana ngo babyinire imana bafite ikibazo imana yaturemye neza tujye turihimbaza amaboko tuyamanike hari abayamanitse muri uwo mutari hari n'abarambura akaboko bikaza hari n'abamanika akaguru bikananirana kubera amaguru yaracitse mama twaganira arambwira mama tuliongea kajwi gatoya sauti kidogo maze wa mwana wanjye we kiri ko ntera ubwoba n'abantu bari kuza baracitse amaguru nongera mbabwire ngo amaguru utaribyinirishiriza imana hari abayabuze amaboko hari abayabuze ndagushima mana kuko wandemye neza hari imana hari umutima mujye gukura imana ubwatsi iyo mugiye gushima rekubagara neza ngo imana irondora imitima aba baye ikinyamaswa rero ngo waragiye mu ishyamba abaye inshuti y'ifumberi abaye inshuti y'imbogo aho zibyagiye yabyagiye simama huko nanjye ndi kumureba nkabona koko ari abaye ngo bibiri iti aragenda mbere inzara kwisi kigona imana ishaka yakuvana mu mutima w'umuntu ukirukanka ukagera Texas n'amaguru bakajya bakubwira ngo waza tukaguhereza uburayidi ngo yango hari abantu ugiye kureba Texas kubera iki hari undi mutima bagushyizemo imana irondora imitima nimfashiriza abafurere n'abasere iduhereza umutima mwiza amatara ageze abafite imitima bibi bari kubira abafite imitima bibi cyama uriva agapfa we iyo murebe sinshaka no kumureba abo bose amaherezo yabo ni mu nyanja ya Puro n'amazi mukuru cyane rwose amen se runaka buriya sawa fulani kule ariko kureba kweri frere niba ufite umutima umeze kama uko na moyo kama udakunda mwene so ntabwo uzarenga hano hautavuka hapa bivuze mu izina ry'Uwiteka ntabwo uzarenga hano terana ririmba himbaza n'udakunda mwene so uri gukora sarongo amen abafite imitima mibi ntabwo bazabona revema abafite imitima mibi ntabwo bazabona ububyutse abafite imitima mibi ntabwo bazabona ibyasezeranijwe abafite imitima mibi bazapfa mbere y'abandi bazicwa n'agahinda ejo nazagura imodoka ejo nagugiye gusa imodoka ndikumva umutima wanjye wenda guturika we uwaheje n'igare bakamwaka imodoka uzapfa mbere ya ejene ndabwira rero imana ngo imana nitwambura imitima mibi iduhereze imitima myiza abazajyayo bafite imitima ikiranuka bitameze bityo mbona abantu benshi basigaye nabonye abakozi basigaye mbona abafurere basigaye mbona abasere basigaye mbona n'amati esi emiliyoni umwe mu miliyoni niwe uzabona aletema buranamati umwe ninde ni frere Branamo se nawe wavuga ngo ni wowe imana ibaha umugisha imana irakomeze aho tugeze birakomeye ntabwo ari amagambo ntabwo ari amashengo niba waraje winuje cyangwa ugenda uba umupagani naho bitari ibyo inzira ebyiri zizakubera umutego zizakubera amahwahana niko kuri kandi mwana abaganiza ngo imana irondora imitima
ahubwo yari afite umutima mubi. Ntabwo Nebukadineza ari mubi, ahubwo yahindutse inyamaswa. Hanyuma se yatashe bigenda bite? Yaratashe ubwoya bwaracuramye, umusatsi warabaye ubwoya, maze amanika amaboko aravuga ati, yewe Mana ikiranuka we, dore ndagushimiye, uri Imana itagereranywa. Hepfo ngo kuko urwanya bibone, abicisha bugufi nimuzashyira hejuru. kandi koko mwami wanjye nta mwibone wajya mu ijuru. Njyewe mwe mwasabure yanyu mwabwo, genda uvemo ntabwo abazaba. Imana ishobora byose iyo yatangije umurimo muri mwe wo kuwusohoza amasaha bageze we. Imana itwambure imitima mibi, itwambike imitima mibi. Kuhe mutima? Kama moyo wa nani? Umutima Kama moyo wa Frere Yobu. wa ndugu Yobu. Yobu yatambaga ibitambo byo gukeka. Yobu alikuwa anatoza kuya Wabona abahungu banjye iyo bagiye bafashe udukobwa kabandira. wangu kwenye walienda. Aha, ntawamenya. Aha, reka mbe ngiye ndebe niherere ndebe. Nuko Nyagasani Mwami Imana, ndakwinginze dore abakobwa banjye bari kuzerera n'abasore bari kuzerera, ibyo barimo ntabwo mbizi, baba barire Nyagasani. Bajya gutaha akabakongera akabahamagara ati, ahanze muracubaha Uwiteka, ariko muhumure burya nabasengeye. Abafurere bari hano bakwiye gufata icyapa cyo gusengera n'abana babo, kubera amasaha bageze iyo Satani yahagurutse natwe duhagurukana amasengesho. Imana iduhereze imbaraga, Imana ibashoboze mu izina rya Yesu Kristo. Genda data bakundwa, turi kubaganiza ngo ni Imana irondora umutima. Ntabwo frere Ndugu ura frere uriya ubu wicaranye n'undi unamnakaa pamoja nani? ntabwo twitako Twitao haujue. ntabwo didasa nzi Didasi kandi nanjye ntabwo nzi didasi. Cokoza nzi didasi kuko mubona tu, ariko frere umutima w'umuntu urahishe, uri kure cyane, uri kure cyane. N'umugore muryamana ntabwo yari yakumenye. uko ni ukuri kandi mwami Umugore mumaranye imyaka 20 ntabwo uzi umutima we, nawe ntabwo akuzi. ile ni kweli. Amen. Ariko noneho kuko ibyuzuye umutima aribyo by'akabakatura, ibikorwa bye bitwereka uwo ari we. Niba ari mwiza waramubonye, niba ari mubi nawe uba waramubonye. Umutima w'umuntu urahishwa. Amen. Ese ninde wawumenya? sasa ni nani Ese ninde wawugenzura? atachunguza? Ninde wawugenzura? Ataupambanua. Ubwo si inyuma n'imbere, ushizeho ukuboko kwawe kumenya ibikomeye, bityo ni igitangaza kinini. Bene data bakundwa, umutima w'umuntu urahishwe cyane. Naishwa mbali. Iyo bisa nk'umutima w'umuntu ntabwo uhishwe. Kwa moyo wa mtu haufichwe. N'umuntu yakagombye kumenya n'itariki umugabo wazapfiramo. Tarehe mume wako atakufia. Oya, niba umutima wawe udahishwe, Moyo wako haufichwe. mbwira ejo mu gitondo byaba bimeze bite. Kesho itakuwaje? Mbwira uwo mwicaranye ejo mu gitondo, Jambo yenye mko pamoja. Kesho ndi kureba nkabona ejo mu gitondo abasapake bajya batubeshya. mpaka wanatudai. Neretswe kubera iki batereka ibyiza. Wanaonyesha mabaya mazuri. Nagiye kubona umuntu uri guhanuka mu modoka, umupigwe sasi ngo pa. Piga chini. Mujye mubabwira ngo mushingwe pepe, Naambia mshike kwa jina la Yesu. kubera mu masepake Sawale wa Stefano. Yesaya arabahanura ati, abo bahanuzi si jye wabatumye, barihuse bagenda tutavuganye. Abo bantu bavuga ngo beretswe ntabwo ari jye wabatumye. Nongere mbwira bera ngo Imana igenzura umutima. Ninde ukeneye umutima mwiza? Ninde ukeneye muri twe aho uhabwe mu izina rya Yesu Kristo? Abakeneye umutima mwiza, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye urukundo, abawukeneye Imana ubahera.
Amen. Kandi nta muntu uwo mubi wahize Dawidi nk'uwitwa Sawuli. Aliwinda Daudi kama Sauli. Ariko nigeze kubabwira ngo Niliwahi kuambia binjiye mu buvumo agiye mu bwiherero, magenge Dawidi aragenda, Daudi akaenda afata ikinyita cye akakamata aragira kata jora na kuvaza. yaragiye gutwikira ibirenge. Alikuwa ameenda kwenye choo. Wowe wabivuze. Hanyuma rero bakata cya kinyita, Alikata ile choo. nawe aragenda asigaye guhiga Dawidi. Alifikia naenda Aragenda ageze hariya hirya, fika kule ngambo. Dawidi aramubwira ngo yewe mwami we, yewe kebuka hano. Ona hapa. Akibutse, Alipoona none si ikoti ryawe riracyameze kwa kundi. hapo liko kama vile. Koti langu. None wamenya neza neza umuntu urifite. Kwa mtu iko naye. Icyo cyo bakaseho. Balikata hapo. Oya ntabwo muzi. Sijui. Imana igenzura imitima. Iyo Mana ndayishimiye. Nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero Dawidi abacoma y'igitambaro. Cya kintu cyo yakebye. Ati yewe Mana, Uwiteka gukomeze ku ngoma. Imana ikurinde. Nyagasani ikurinde. Nanze kumena amaraso y'umuntu Uwiteka yimikishije amavuta. Iryo jwi ko rimeze nk'iry'umwana wanjye Dawidi. Nibi ndewe. Ariko se Mwana, abantu bambwiye ngo nkwice, simba nakwimurana. Ariko nakubabariye kugira ngo abigo nakubwira ngo nzakwica. Hari abafurere bigo bari guteranya abantu n'abandi. yego kandi Mana. Hari abasere bigo bari guteranya abantu n'abandi. Uzi icyo sere yakuvuzeho? Uzi icyo furere yakuvuzeho? Ufite abadayimoni, uzapfa mbere y'abanyamazina, uzapfa mbere y'abo uri kuzimurira, kubera wowe icyate wahawe ni icyo kuzimaguza. Dawidi aravuga ati dore iki kinyita ndagifite. Mwana wanjye. Abantu nk'abo rero ntabwo babura. Iyo babonye byakomeye niho bibuka Imana. Bibuka Imana bapfushije, bibuka Imana babugize ubukene, bibuka Imana babuze akazi muri kampani, bibuka Imana babuze akanyama ko kurarira, bibuka Imana zafunze utempo zagiye. Ariko Dawidi, haleluya, yari afite umutima ukiranuka. Imana yamureba ikabona umutima ukiranuka. Ni bande bifuza umutima nk'uwa Dawidi? Ni bande bakenera umutima nk'uwa Dawidi? Washobora kubabarira n'umwanzi wawe ukicarana nawe mugasangira inkoko, mukanywa amafanta, mugasangira za karigazoga, mugakorana mu biganza. Bene data bakundwa, Imana yaramufashe imubika mu mutima w'imbabazi. Banakwishe, banaguhimburanije, ariko ntabwo nakwica Uwiteka yimikishije amavuta. Siweze kuwa mtu Mungu alimiliki na mafuta. Nzi kuzaba umwami, nzi kuzategeka Isirayeli yose. Mbabarira yewe, niba utazica urubyaro rwanjye ukarumaraho. Ndahira yewe urushije gukiranuka. Amepitisha kwa haki. Umufurere n'umusere uturusha gukiranuka. Anayepitisha kwa haki. Umufurere uri hano, n'umukozi uri hano, n'umuririmbyi uri hano, uwaruta mwese ni uw'Imana ihereye mu mutima. Kubera Imana yakwanze ibuka ihereye mu maboko. Imana yakwanze ihera mu ndirimbo, mugacuranga nka rusofero, maze Imana ikaguhanura. Ariko igihe umukiza ihera mu mutima nziza. Ntabwo biva mu kogoshwa neza, mu kwambara amakositime. Oya, wakwambara kositimu uri umubandi. Nongera mwirabera ngo Imana ishobora byose idukize ihereye mu mutima. Abazajyaho ni bande, abazazamuka ni bande. Kabageni 15 kuvangukira Zaburi. Ndashoje mwihangane. Hari kuvangukira Unasema nini? 15 niba ntibeshya. Soma twumve.
Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye. Nugendera mu bitunganye. Agakora ibyo gukiranuka. Mu nzira zo gukiranuka. Akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Nushaka wicare. Akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima. Ntukambire ngo tukujyana tutajyana. Ntukambire ibiri ku munwa. Mubwire ngo umufurere tukujyana mu ijuru kandi ari wowe kumaga mu gitondo ukambagira n'ibisiga. Furere Branham ari kuvuga ngo mbese iyo nkoko wapfuye amoya ukayamaraho wakubwira ngo uyatoragure wayabona? Ngogenda niba umuyaga wayatwaye mu zindi siteti ujye ufate ayo mababa wongere uratereho urebe ko ako gakoko kakongera kuguruka. Hari abantu benshi bazikoraho bazacibwa urubanza bitewe no kuvuga bene senari. Ibyo byose bivahe biva mu mitima idakijijwe. Naho umutima wakijijwe wifuza neza, ufite imbabazi, ufite urukundo, abawukeneye bawuhabwe mu izina rya Yesu Kristo. Amasaha arageze bene data, Imana irondora imitima, niduhereze imbaraga, nidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wahabwa umutima nk'uwa Stefano? Washoboye gusabira n'abanzi be. Arababwira ati nubwo mu rukundo yari amabuye bababarira data kuko batazi icyo bakora. Asabira n'abanzi umugisha, abasabira umugisha, abasabira imbabazi. Uwo mutima wa Mose washoboye gutega amaboko akavuga ati niwurimbura bano bantu aho kugira ngo barimbure yewe mpanagura bana mu gitabo cy'ubugingo ariko abangaba ubafata utabageze. Umutima wa Mose wari wuzuye imbabazi. Nutera utagira imbabazi, ukaririmba utagira imbabazi, ugakora byose utagira imbabazi, umutima wawe utabakijijwe, ibyo uri gukora byose ukubyereka abantu, ariko Imana ntabwo ibizi. Imana irondora imitima, n'indi imitima ikijijwe mu izina rya Yesu Kristo. So mu murongo ukurikiyeho 51:19 ndi gusoza 51:19 ninde wabonye Zaburi 51:19 51:19 wabonye naso aliyepapata somo 51. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Amen. Subiramo. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguye Imana ntizawurengagiza, ntizawusuzugura. Amen. Amen. Umutima Imana ishaka ni umutima umenetse, kandi uwo mutima Imana ntizawusuzugura. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye umutima nk'uwa Dawidi, dukeneye umutima nk'uwa Mose, dukeneye umutima nk'uwa Stefano. Abawushaka bose nibamuhabwe mu izina rya Yesu Kristo.